Gukunda kutarimo kwitanga nta kintu byaba bimaze. Akenshi urukundo nyakuri ruba rurimo ikintu kita ubwitange. Muzarebe ahanga ndashaka kuvuga ku ijambo ry'Imana kuko murabizi neza yuko nko mu Bakorinto ba mbere 13 guhera ku murongo wa mbere. Murabizi ukuntu bivuga, ndaza kubibabwira iby'umwihariko. Ni hamwe mu masomo tutakunda kwigishwa. Kubera iki? Kubera ko tutakunda kwigisha ayo masomo. Ndabasaba yuko nimba ari umuntu kumva ijambo ujye utekereza wicare uvuge ngo ese iri somo ndimo kumva nemeruka kuryumva ryari, kubera iki batakunda kuryigisha iri somo. Ndabizi neza yuko ko ushobora kuvuga yuko Bibiliya ni ngari, abavuga butumwa ntibashobora kwigisha byose, ariko mwibuke neza yuko ko mu matorero tujyamo bakunda kutwigisha cyane cyane ku isezerano rya kera. Isezerano rya kera si ukuvuga ko twaryirengagiza, ariko niryo rye bubatse isezerano rishya. Murabizi neza yuko ko harimo amagambo menshi cyane yavugaga mu kuza k'umwami wacu Yesu Kristo. Rero kubera iki tutatinda cyane cyane ku ijambo ry'umwami wacu Yesu Kristo? Ni naho harimo amagambo akomeye cyane mu isezerano rishya, kuko niho hajeho ugucungurwa. Mu isezerano rya kera twari dufite promise yuko cyangwa isezerano yuko tuzacungurwa, Imana izatwereza umucunguzi. Noneho umucunguzi yaraje, tubone naho yigitabo twatindaho kuko niho harimo ubuzima bwacu, ahantu hariho umucunguzi. Simvuga yuko ko twakireka kiriya cya mbere. Na Yesu ubwe muzarebe mu magambo ye yose aravuga ati ngo bababwiye gutya ariko njyewe mbabwiye gutya. Murabyumva iryo jambo? Muzarebe biragoye cyane kubyumva, ariko nanjye nagize amahirwe yo kubitekerezaho. Nawe urimo gukurikira ahangaha ushobora gufata umwanya wo kubitekerezaho. Uti gute? Yesu aje gushimangira amategeko ya kera, niyo yaje. Kandi mu kuza kwe habayeho ubwitange, nkuko mubizi cyane cyane muri Yohana, ahantu bavuga yuko nkuko yakunze abari mu isi cyane, yaradukunze cyane bituma atanga umwana wayo w'ikinege. Iyo ngiyo si sacrifice, ninde wabikora? Ninde ushobora gutanga umwana wawe w'ikinege? Uretse n'ibyo ngibyo no kumutuma kugira ngo agende afashe umuntu hariya ku muhanda, cyangwa agira ikintu yakorera umuturanyi, bitubera ingorabahizi. Ni ikintu tudashobora kwemera ku buryo bworoshye, ahubwo dutekereza ngo biragenda gute, ariko Yesu yaritanze sacrifice. Ni nako biba bimeze. None kubera iki habayeho ibyo ngicyo? Kuko yakunze. Harimo ijambo gukunda, ariko rukundo. Urukundo ntabwo bakunda kutwigisha. Nubwo batwigisha urukundo barucaho hejuru, nibarwigisha uko rwakagombye kumera, kuko urukundo nyakuri rubamo ikintu kitwa ukwitanga. Ndabo urugero rwo muri isi. Uzarebe mu muryango, nimba ari umugabo nimba ari umugore, uburyo mwashakanye, nimba bitarabayemo sacrifice, kandi umenya yuko sacrifice Imana ibiriho. Iyo bitabayemo sacrifice, urukundo rwanyu rugenda ruwobolinga, cyangwa rugenda rurwana rutagenda neza, ruba rurimo ibintu bitagenda neza. Ariko iyo rurimo sacrifice, iriya sacrifice ni nayo Imana yiheraho imigisha mu rugo rwanyu. Ariko niba hatabayemo ibyo ngibyo, ako ngano akamenyetso gusa nashaka ngo babwire, kuko mbifitemo ubumenyi. Urukundo rutarimo ubwitange n'urukundo rwuba rwubatse ku bintu binyeganyega, bigusaba yuko ko ari wowe umugore ari wowe umugabo kugenda mwigengesera, cyangwa mukareba uburyo mwarushimangira, mukarushiraho ayandi amavisi, kandi Imana itanga uwo bushobozi. None reka dusubireho ku ijambo ry'Imana. Muribuka ibyo Paul yavuze mu Abakorinto ba mbere 13 murongo wa mbere. Nimba ufite Bibiliya uze kubisoma. Nashamba mbabwire yuko, reka mpoze ugacyanga mbabwire ko ntari umuvuga butumwa na gatoya, ntari bishop, ntari apotre, ntari pastor, ntari evangelist. Oya, sindi ikintu na kimwe muri ibyo ngibyo. Njyewe ndi nothing uretse umuntu kuba yagiriwe ubuntu. Ndi mu bantu bagiriwe ubuntu cyane, ngunda no kubivuga kuko narafunzwe inshuro 5. Gufungwa inshuro 5 nkavamo meze neza nta kibazo. Ikibazo nkunda kugira wenda ni kimwe na kimwe cy'imvune cy'ahantu bankobise, ariko igaruka, ariko rigenda rigabanuka. N'ikindi kintu nagize cyari cy'uburwayi, nagize nkivamo kimwe n'umunyururu wose, cyangwa umufungwa wose, cyangwa umugororwa wose,
nk'uko bakunda kubikoresha amanyambo atandukanye nayigize ariko cyarakize. Iyi ni ikimvune kiza rimwe na rimwe ku rundi ruhande rw'imoso, ariko ntabwo ari ibintu bya grave. Nibimbuza gukora siporo, nibimbuza kwiruka, nkunda kwiruka cyane, nibimbuza gukora ibyo nagombye gukora. Ni nabyo bintu nkunda gushimira Imana kubera ko n'ubuntu bwayo. None tusubiye kuri iyo ngiyo, Abakorinto ba mbere 13 umurongo wa mbere biravuga gute? Aravuga yuko ngo nubwo waba uvuga indimi z'abantu, izi ndimi bavuga yuko ngo, reka mbisome ukuntu byanditse ngo, nubwo navuge indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singire urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Ari ukuntu bavuga neza mu Cyongereza symbols. Murabizi bari abantu bacuranga ingoma, habaho ikintu kivuza induru kurusha ibindi byose, kibe kimeze nk'isahani. Iyo kikobeseho kivuza induru cyane. Ngewe ari nigiye nkunda gufunga amatwi iyo kibaye cyinshi cyane cyane abakongomani barabikunda cyane kubicuranga. Iyo rero aravuga yuko ngo ubu umeze nk'uho nguho, ni kuvuga ko nimba udafite urukundo, muri wowe, urukundo muri wowe, ubu umeze nka cyakira. Ni Bibiliya bivuga. Iryo si ijambo ritagomba gutegereza ngo nzategereze apotre arimbwira, apotre n'abavuga butumwa n'abandi bose nayo matitre mu bita abo badadi n'abamami. Ni ngombwa gutegereza ibyo ngibyo kugira ngo wumve neza icyo yashatse kuvuga. Ntabwo ari ngombwa. Bibiliya irabisobanura neza. Iyo udafite urukundo uba umeze nk'ikiriya kintu kisembale, bagita mu Gifaransa sembale, kivuza induru cyane, cyangwa uba umeze nka tono vide, iriya ngunguru irimo kugenda itarimo ikintu. So ibyo ngibyo byose ni ibintu tuba dukanguriwe ku bintu byo kugira urukundo. Urukundo rero ntabwo ruba rworoshye kuko rusaba sacrifice, ukwitanga. Nabaye urugero rwo mu rugo, hari abantu benshi cyane bashatse ku buryo bw'amarangamutima, nta bintu byo kwitanga bihari. Ugashaka umuntu kubera ubwoko bwe, kubera ukuntu asa. Murabizi shape yi physique tukunda kuyitaho cyane mu mico yacu, kandi irangira nk'ururabo rugaragara neza mu gitondo, afternoon bikaba byarangiye, hanyuma ugatangira kubona wa wundi ukamubona atari wa wundi waruzi cyangwa uke, no mu mico no mu bindi byose. Ariko iyo arimo bwitange umubonamo nka mugenzi wawe, mukaba muri umwe. Iyo ari ubwitange, iyo utarimo, niyo mpamvu mubona aya ma divorce yose mubona abaho uyu munsi. Ma divorce abamo nuko ubu urugo rwari rushingiye ku marangamutima, na rukundo rwari rurimo, na bwitange bwari rurimo hagati yabo. Ubwo rero dusubiye rero ku bintu bigendana n'ibyo Paul yashaka kuvuga aho ngaho. Nyambabwiye yuko ko ni intumwa zose zavuze neza iyo ukurikiye, ariko ni nka kwa kundi uba ukumva ibyo umuntu avuga rimwe na rimwe kumva yuko ko birimo gutusha cyane. Ngewe Paul na Yakobo n'abantu buriya n'abantu special. Yakobo yanditse agatabo gatoya cyane, ndumva gafite amashapitire 5 gusa, ariko karimo ubuzima bwose. Impamvu badakunda kutwigisha Yakobo, muzarebe igitabo cya Yakobo. Iyo mbivuze ngo numva mbinshekeje cyane. Igitabo cya Yakobo barakirinda cyane abavuga butumwa, kuko bibwira yuko ko niba bagigishe by'umwihariko ku gitabo cya Yakobo, nzavuga mu masomo yo mu gitabo. Abakristo bagenda kubera ko abavuga butumwa baba bameze nk'abantu biyambuye noneho imyenda, none abakristo bakabona ukuri kwabo. Si ukuvuga ko bagenda kubera ko ari amasomo meza, ahubwo bagenda kubera ko bahita babona ni nko guhumuka, bakabona amafuti n'ubufarisayo bakoresha kugira ngo babashe kugera ku byo bashaka kugeraho. Nuko bimeze. Ndarangiza mbabwira yuko ko gira urukundo, kandi kugira urukundo soma muri Matayo 25:35. Urahita wumva uburyo wagira urukundo. Naho ubutaha Uwiteka abarinde.